Bantu banjye reka twisekere ubuzima ni bugufi n'umunsi rero gitongeye 250 yagarutse bakunzi rero ndababwira ngo mukore subscribe maze tugumane ijana ku ijana 5 kuri 5 none rero ubu gitongeye 250 hari ibintu bimaze imisi bimurwaje umutwe arimo abyibazaho ni ibintu abantu baharaye byo gutwika ku mbuga nkoranyambaga. Iyo rero ni disease iri kugenda ifata abato n'abakuze. Bamwe baraza ngo baratwika bimanukira, abandi ngo baratwika bizamukira ngo nabaji. Ngewe rero nta cyerekezo cy'ukuri bikancanga. Niba koko gutwika ari biriya tubona, ngira ngo abantu bakwiye kwitonda. Kubona umuntu azayitwikiriye amashara ngo aje gutwika Kigali kwe, hari abandi bamaze kugura amashyamba na za essence baziyegereje. None se ubwo abayumva atarayobye aribyo mu cyongereza twita harya shango ni kwiteza aba people nako rubanda. Maze kubasesengurira bose nasanze ko hari abatwika ibyabo bikazima nka buji, hari n'abatwika bafashe ku mavuta bagashiduka bayimenyeho nabo bagakongoka, n'abatwika bifashishije melodi zabo hagashya koko, maze hagashya koko bakatwemeza ko ibintu ari sawa sawa natwe reka tukabyemera kandi ibintu byaraburije nako byaducanze. Hari abatwikisha ibiturika nka super manager hagashya koko, maze hakitabazwa kizimyamoto ya miliyoni 200 kugira ngo aho yakongoye hazime bikanga bikaba iby'ubusa. Suko mwamamaza umusore nge mbabwira ibintu bifatika ashobora no gutangira ingero. None se nk'ubu mbwira gisupu araje ababwiye mani bati super manager yaransuriye, nanjye ndamusurira ngo atanyita kibura mwobo. None se arusura n'umukopera nyuma yo kunukirwa ninde utwika koko?